Nshuti mukunda kandi mukurikira Mag TV Rwanda, reka mbagezeho mu ncamake inkuru y'umugabo witwa Ruzana ugeze mu zabukuru, ariko kugeza ubu akaba abarizwa mu itsinda ry'abapansiyone b'abantu bamaze kugera mu zabukuru mu myaka, ariko bakiri abajeni mu mitekerereze. Agejeje imyaka 50, uyu mugabo rero yibajije ikibazo wenda nawe wakwibaza: ese umuntu ninde? Ese umuntu ni iki? Ese wowe utitaye ku myaka ufite, utitaye ku burambe bw'ubuzima ufite, ibyo wanyuzemo mu myaka yawe, kugeza ubu wakubaza ngo umuntu ninde? Wabasha kumusobanura? Uyu musaza rero w'imyaka 50 yaribajije, azenguruka iwe mu rugo, afata imyaka y'ubukure afite igihe yahereye abana n'abantu, yibaza ikibazo ngo umuntu ninde. Aza gusanga ba bantu yise best friend cyangwa inshuti magara mu kinyarwanda, ba bantu aribo bagiye bamutenguha. Avuga ati: "Se ubu kugeza ubu umuntu ninde? Ubu se umuntu yabaho wenyine bigashoboka? Ntabwo byakunda." Ese inshuti mudukunda kandi mudukurikira, kuri wowe umuntu ni iki?